abakozi b'Imana twari kumwe baduhaye inyanja muzakira mu izina rya Yesu. Ariko reka namwe tubaramutseho gatoya. Ibyakozwe n'intumwa gatatu, ariko tubaza kugera no kuri cya gice kigize iki gitabo cy'ibyakozwe. Turaza no kugera kuri cya gice kigize iki gitabo. Icyo gice ni igisoma muhita mumenya ko aricyo kigize iki gitabo. Igice cya mbere umurongo wa gatatu, amaze kubabazwa abonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubonekera mu minsi 40 avuga Imana. Nuko bateraniza hamwe abategeka kutava i Yerusalemu. Tugere ku gice kigize iki gitabo, ku murongo ugize iki gitabo. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanuke, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Haleluya. Iyi minsi yose uhereye aho Pasika yabereye, iyi minsi yose yitwa ngo ni minisiteri 20, le ministère de caractère. Iyi minsi yose iyo umaze guhera kuri Pasika, amen, ukageza kuri Pentekote, zitwa minisiteri cyangwa se igihe cy'iminsi 40 Yesu yigaragaza. Mbere y'uko bakuvuga icyo mugambiriye, reka babwire umubare w'ibanga w'agakiza. Amagambo 5 amenyerewe ariko abantu batazi, ariko harimo mot de passe, harimo umubare w'ibanga, harimo passe y'ubuzima bwanyu. Icya mbere ni ukumenya ko Yesu yapfuye aho gapfu, kumenya ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Iyo umenye gutyo ukabimenya neza, ukaba ubizi umubare, ukaba ubizi uryamye, ukaba ubizi wicaye, ukaba ubizi bagukangura ijoro, bagukangura, ukaba ubizi nk'uko ubizi wewe. Nje ni Jonathan arizi, niyo nama nzutse ni Jonathan. Umuntu ntiyambaza ngo yige ngo mubwire ngo bamurege, cyangwa ngo bavuge ngo iyo ngiye kureba uko nitwa, ntaba mfite gucanganyikirwaho gato. Kumenya ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Kabiri, kumenya ko Yesu yazutse. Ibyo nabwo tukaba ubizi neza. Ni 50 yo gufungurwa kw'abana, ni 50 y'agakiza abana b'abantu, les 5 grandes lignes de notre salut. 50 yo gufungurwa ku buzima bwawe. Icyambere, kumenya ko Yesu yapfuye mu cyimbo cyawe. Izo sati tubizi ko yapfuye, ariko ndamubizi ne. Kabiri, ukamenya ko yazutse. Gatatu, ukamenya ko yazamuwe. Kumenya ko Yesu yazamuwe, kandi yazamuwe ku manywa, abantu bose bamubona, asatuye ikirere kiremera, turiho na Mungu agenda
dusengera icyo tubavuze. Ntugire ngo nawe washyizemo, ntugire ngo hari uko wagize. Hari n'igihe dusenga tugasenga nabi, ariko yaturihira imirimo imbere y'Imana. Akora ibintu bibiri: icya mbere aradusengera, icya kabiri araduserukira, akaza kuma kutuvuga neza ku Mana. Mu Gifaransa bivuga neza ngo comparete devant Dieu à notre faveur. Araturwanira akavuga ati ukumubona uyu ni umugabo mwiza, hamwe n'amafuti yanjye, hamwe n'intege zanjye, Yesu yanserukiye, yewe kandi yantashye imbere y'Imana. Zamura Yesu ibiganza, aza gutaka. Nicyo gituma bivuga ngo arishira, arabikuyakuya, akazagishira bidafite umugayo cyangwa se binganyanya. Zamura Yesu ibiganza, haleluya. Icyo ni ikibwira cyari icya kane, ariko n'utundi tubiri. Icya mbere kudusengera, icya kabiri aratuvugana, ni avoka komeye. Ese mwari mubizi? Ubundi Yesu ataraza, Satani yarataramaga mu ijuru, agataramana n'Imana, akavuga amakuru y'abantu, akatureka imbona nkubone imbere y'Imana. Ariko ubu Yesu amaze kuzuka, hari igitondo kimwe umugore ngira ngo ni nyina wamubonye, aramwita umurinzi w'agashyamba. Uwo munsi muri icyo gitondo cyo kuzuka ngo aravuga ngo we mugabo we, we musharinye we, mbwira aho mwamushize. Mvuyeyo namubuze, none mbwira aho mwamushize. Kandi ngo hari gukerera arira cyane. Yesu aramubwira ngo mugore wirira. Arasimba, aramubona, amwita izina ry'iyo Mugeburayo, aravuga ngo Rabuni, mwami wanjye, mwigisha wanjye. Atangaza kumuhobera. Yesu aravuga ati ntukoreho, ndacyagiye. Muza ko yari agiye gukora, yarajyanye amaraso ye y'intsinzi imbere ya papa we. Icya kabiri yari agiye kunyereza ikirere, Satani ngo ntiyongere kugikiniramo, ntakijayo, ntagitambayo. Haleluya. Aturega hano mu imitima aturengera hano, ariko ntagikaramayo. Nicyo gituma umwanditsi w'urwandiko rw'Abaroma ngo ninde warega ingorezi Imana? Ngo ni Yesu, ngo kandi ariwe wabikoze. Zamura Yesu ibiganza, haleluya. Twarasindishijwe, haleluya, haleluya. Ibanga rya gatanu, paswadi ya gatanu, abakristo bagomba kubimenya. Abafaransa nibo bavuga ngo igwe cyangwa igurugura, urubu cyangwa igurugura, ngo ndagenda tu. Iyo yafashe umwana ngo kipre kinie je kompati, ukamubizi neza ngo nuko bimeze gute. Yesu azaza, vuga ngo Yesu azaza. Kwani sese marebe sio makosa ayo sawa. Zamura Yesu ibiganza, haleluya, haleluya. Reka mvuge ibintu bike kandi numvisengera ibyishimo. Aya sama biravuga, avuga ibintu birindwi. Iyo Yesu ataza niyo byarabaye, sinisubira mu murabizi. Ni 15 mu Bakorinto n'umurongo biravuga ngo Yesu aza kuzuka, bato ubutumwa tuvuga abari amanjwa. Sena amanjwa n'amanjwa, yego ni amakuru adafite 14. Iyo Yesu aza kuzuka, tuba turabahamya ibinyoma. Icya kabiri, abacu bapfuye bararimbutse. Pawulo yavuze ati ndeka mabwira iyo ataza kuzuka ngo manarwani gusa n'inyamaswa zo muri Yesu, ariko Kristo yaravuze niwe muganura w'abasazi. Haleluya, haleluya. Nicyo gituma dufite ijambo, ufite ijambo, wabariye wabonye agacyayi cyangwa utakabonye,
ikibazo muzamubwira ngo icyo ni ikibazo ukuraga cyahise vuga ngo icyo si ikibazo muri ubu buzima niko bimera iyo ntabwo ari priorite ejo ijambo naganiriye ejo kuri hariya nari iri kuri televiziyo ryavuga ngo iby'ingenzi mu bwami bw'Imana les priorités du ciel murabona reka mbabwire nashimye cyane mubanza na pasiteri yamamaga twatangiye nari nzi ko muzamukerera confidence imuhiterere nakerewe modoka igendera Nyakabanda ndayisanga naho ni Nyakabanda ya nyuma ya covid yahiye zabese iganda haleluya icyiyumvirwa icyingenzi kuganira kagabo kurya si kubi ariko hari ibintu by'ingenzi kandi Imana izireba iby'ingenzi Eliya yabwiye umupfakazi Eliya wogera ngo yari gusaha umugore yaramaze kumubwira amahitaji murabizi bafite ibyifuzo ati wa musaza wa mugabo wa mukozi w'Imana mfite agafuka n'utubuta kandi utwo turahagije ko turya n'umwana wanjye hanyuma tugafata Eliya ati ariko reka kubwira amakuru nani utwo dukeya iwanyu tumbegere narumiwe na Eliya kabisa cumi na karindwi abandi ba mbere umurongo wa cumi na gatatu umwe bandege nimara kurya ngo namwe muraza kumenya ko mubyitwige iyo umva iyo umugore bikomeraho baba barariye ariko nyuma bafana umwana ariko uyu mugore Imana yamufashije kurekura ararekura nimba ari ibisambo nimba ari umwesikoro ni akazi ke kabimu ariko aramubwira Eliya ngo akagaseke kawe ntikazabura amafu ntikazabura amavuta kugeza igihe imvura izagwira zabura Yesu ibiganza ugiye gutuma ntinda mumeze neza ni nawe umuntu ntigiramo Yesu araboneka iyo minsi yose kandi cyatumye agaragara abapinzani bazavuma umupinzani azafata akavuga umupinzani nta mudugudu utagira yumva gira Nyakabanda nta mufite ariko namwe igira imwe mwamubwira kugira ngo iyo nteko yuzure hagomba kubamo umurwanyi les gardes présidentiels abajete mirongo itanu ahandi basa hajya wabonye hajya hari kakisamba kose kakirusha abajete kandi abajete bafite n'imboho wamugani w'abarundi bafite imbunda ariko ntiturahuye Yesu bose haje umucyuke ubwoba umugabo w'Imana yaterura ibuye nawe bikubita hasi kandi mwitozo cyanditse ndoza kubivuga batakuvuga ati reka tubakubwire pande ushaka tubohe cyangwa uri Yesu yakoze kandi ko zagenze ntabwo tutagize twari maso ni nkaho umwami yavuze ati nanjye amakuru nayabwiye ariko muhindura amakuru uze kuvuga ko mwasinziriye kandi nije wabafunga kandi mubifunze uvuge ko mwasinziriye bakakuvuga umusirikare wasinziriye mu gitondo ahitira mu buroko ariko abo ngabo barahembwe bahawe amafaranga afite aya madorari uze kuyahaha hariho umuntu umwe wavuga asetsa abantu aravuga ko muri icyo gitondo muri za umati mu marimantasi akomeye
abagore babo barahari kandi ukwezi kutaraba bagenzi babo bakavuga ko mwahahira mwebwe mwarenga oya Yesu yazutse. Haleluya haleluya Yesu yazutse abantu barajya Yesu arahira abantu bakajya muzuko wa Yesu bakabwira abantu sifa zinazo. Haleluya 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 ayo makuru Yesu aguma kubonekera kugira ngo cyane nyoma ntibatuza abonekera abantu be iminsi 70 abahanga bazabigabanya mu 12 inteko z'abantu mu nyanja hehe mawusi yereka abantu ariko abategeka tutava mu nayo navuze ngo ndababwira icyo umuzuko uvuga kuri twe no kuri Yesu. Yesu umuzuko umariye Yesu taka kubabwira neza ariko tukamubwira neza umuzuko kuri Yesu burya nawe yatazuka ibintu nawe byazamufata nawe byazamufata akazi kari kandi ariko kuri Yesu umuzuko il est déclaré ici dédié. Uomuzi y'abanyamana w'Imana zimaze uomuzi y'abanyamana w'Imana bwite kabiri ahantu ubushobozi mu isi no mu ijuru nahawe ubutware mu isi no mu ijuru. Matayo 28:18 ibyo ntabwo byaba yarabihawe keretse umunsi azuka ni nkaho umunsi ariwe yabihawe aravuga ngo noneho nahawe ubutware mu ijuru no mu isi none ntabwo iri kugende mu mahanga yose. Haleluya. Ikindi niwo munsi ahabwa kwicara ese babizi iyo tuvuga kwicara ni nkaho reka mbabwire kwicara kwa Yesu ukuntu gutandukanye no kuvuga. Iyo umuntu yahagarara cyane bamubwira ati cyara ikahasi ubu mubwiye ngo nahuke ariko Yesu ntabwo yicariwe no kuvuga ahubwo yicariwe no kuganza no gutegeka no kureba no guhabwa. Kwicara kwa Yesu aramubwira ngo ngarura icyubahiro nahoranye kuko akazi wampaye nani gufasha wenda ntitugaruka turababwira ibintu ibyo bigeze ku 8 kuri umuzuko ibyo byiringiro z'abakristo nibyo bitwemeza ko tuzazuka iyo Kristo atazuka aha niho ruzingiye ubuzima ko Kristo yazutse nubwo turi mu isi ariko ntacyo bimaze nta nacyo bitwaye ubyo twahura nabyo byose kuko Kristo yazutse. Haleluya. Reka mbabwire aravuga ngo muje muvugwa murindire umwuka wera. Umwuka wera niwo uzabishoboza abantu bose batagira umwuka wera nta kintu bashobora nta kintu nicyo gihe baba bagiye dini nicyo gihe bavuga ngo bitwaje bayita bose. Umwuka wera uzabashoboza izabagira abagabo bo kumpamya i Yerusalemu. Ako kandi arawenda badukurikiranye kuri radiyo tubasobanurira i Yerusalemu ni uguhera mu rugo ni uguhera mu muryango ariko Yerusalemu bavugana ni uguhera ku bikomeye ni uguhera ku bizagoye ni uguhera iyo umuntu yahawe umwuka wera azasuhuza uwatigeze asuhuza muzi ko n'abarokore badasuhuzanya umwana ataka hariya kandi bose n'abapantekote bavuga shaka amaraganda
hisha abahanuzi niho hari hamaze kwica na Yesu. Numara kuja Yudaya mu baturanyi, numara Samariya nabo utavuga ngo Imana idufashe. Yesu atugirire neza. Ibyo tuzabishobozwa nuko umwuka yawe unemerere muname dusenga Imana, munabishimire dusenga. Hari byakunaniye kubera ko umwuka wera ataraza. Muzaba abagabo bo kumpamya. Ntabwo ushobora guhamya Imana utarahabwa umwuka wera. Ntabwo ushobora kwinjira mu gipangu ugize igihe utinjiramo n'abantu bakwibazaho bariko noneho nahahora, ariko umwuka wera naza azatsinda misi. Haleluya. Ninde wumva ko bamusengera? Ninde waba yarasubiye inyuma muri iyi minsi ariko akavuga ati ndashaka umwuka wera kugira ngo asubise muri gahunda? Mu byo gukorera Imana warananiwe, mu byo gukorera Imana warivumbuye wabivuyeho, ariko tugiye gusaba umwuka wera agushoboze. Ibyananiye abantu umwuka wera azabishoboza abantu. Niba uhari zamura ikiganza cyawe usenga Imana. Yesu akumugisha cyane. Nawe zamura ikiganza cyawe. Yesu akumugisha. Nawe zamura ikiganza cyawe. Zamura. Ese ntazakunaniye? Ntazakunaniye. Niba bihari zamura ikiganza usenga Imana. Zamura cyane ikiganza cyawe. Bwira Yesu. Yesu akumugisha cyane mushikwa. Zamura nawe ikiganza cyawe. Mbere yuko twinjira muri Pentekote tuzabe Imana hari icyo yakoze ku bugingo bwacu. Iriya Pentekote yarabaye. Uriya ni umuhango twinjiramo buri munsi, ariko Pentekote y'abakristo ni buri munsi. Nimuhaguruke dusenga Imana bariya bazamuye ibiganza. Dukomere Yesu amashyi cyane. Haguruka dusenga Imana. Niba hari uwasubiye inyuma iwe yakwitambukira akaza hano imbere wumva ko bitarimo neza, tambuka uza hano imbere tumusengera Imana. Ushobora kuza hano imbere, hari umwanya, hari ikibanza. Pasiteri naza abasengere, nashaka abasengera mu murambi nta kibazo. Reka abasengera Imana anakomeza na gahunda yindi isigaye, gusengera abarwayi n'ibindi. Mana turagushimiye, abazi zawe zihora iteka ryose. Gushimiye ijambo ryawe ryiza, twibukije byinshi. Wongeye kwibuka imbaraga wakoresheje kugira ngo ducungurwe. Wongeye kwibuka imbaraga wakoresheje kugira ngo twitwe abana b'Imana. Mbere yawe abana bawe, abahungu n'abakobwa bahagurutse kugira ngo ubabarire. Kandi baravuze ngo mwese aboroshye n'abaremerewe nimuze musange. Aba nabo baragusanze muri iki gitondo. Amaraso y'Umwami Yesu abeze ari we witanze ku musaraba, akababwira wongeye kwibuka ko urupfu rwawe ari bwo buzima bwawe, ari byo byiringiro byawe. Bababarire wese kandi batunganye, kandi iyo ubabariye uribagirwa utangira bushya ubuzima bw'umukristo, ubuzima bw'umuntu wasabye imbabazi. Turabasengera ngo wababarire gusa. Girire neza abarwayi barwaye, abarwaje batabashije kuza, nk'uriya mukecuru twumvise n'abandi tutamenya, abari mu nzu zabo barwariyemo ntabwo twabamenya ariko wowe urabazi. Turabasengera mu izina rya Yesu Kristo. Izo ndwara zose turazirukana mu izina rya Yesu. Reka abana bawe bazima bagire umubiri muzima wowe uko baguhimbaza. Mu masezerano menshi dufite nta n'uburwayi birimo, niyo mpamvu umwana ari ubizana, ariko turabasengera ngo bagirire neza. Turasengera abafite ibibazo bitandukanye by'ubuzima, abo Covid yambuye akazi n'ubundi buryo bwo aribwo bwose bwagiye buhagarara abantu bakoraga, ariko uracyari Imana ikora. Bongeye kutubwira kuri buryo bw'Imana dusabira, buri buryo bw'Imana buganze n'Umwami. Niyo mpamvu ntawe ubungiraho ubure kumwakira. Abo turabakweretse ngo wongere ubarangurire ikiganza bakingurire imiryango. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise
tugushima mu izina rya Yesu.